Haleluya! Ni igihe cyawe cyo guhembuka mu ijambo ry'Imana n'umushumba Revera Pasiteri Musabwimana Samuel. Karibu. Muze kureba ibikoreka muri iyi minsi n'iwanyu kuri za Zoom n'ibintu. Muze kureba abatambyi aribo bapasitoro n'abandi, muze kubarebaho. Murebe n'abategetsi b'igihugu, hanyuma muze kureba n'abaturage. Imana irabavugaho hano kandi bagaye. Mutume twumve. Twatangiye dushimira iki gihugu cyabakiriye, mwebwe muri Etats-Unis ariko n'ibindi bihugu byabakiriye turabishimira kuko mwaje mufite igiseke. Mwese abaje bakijijwe murabizi, mwaje Imana ivuze ngo mugende mujye kunkorera. Ntabwo ari Imana ikina, ivuze ngo mujye mu mahanga mujye kunkorera, mufite igiseke Imana yabahaye. Ariko ejo ntabwo ntibaza mutaragipfundura kuko mbona hari ibimenyetso bigereka ko ahubwo aho kugira ngo mugipfundure ndabona mutatana umwe yubakira izina rye aho kubaka izina ry'Uwiteka Imana. Byo nabibabwiye ejo gatoya, ariko twashimiye ko Imana yabahetse ikabageza muri ibi bihugu, mukaba muri hano mutuye mu mazu mutubatse, muryama neza, muhembwa amadolari n'ibindi n'amayero. Nanjye nahembwa amayero. Ibyo ni ibitangaza Imana dukoreye. Ariko dufite umwenda w'iki yatuzaniye kuyikorera, kuyamamaza, kuyivuga, ntabwo ari ukuza kurya amayero y'abandi gusa. Imana rero murabizi ko yababwiye. Ibyo rero twabishimiye ko iki gihugu cyatwakiriye, ariko dushimira n'amatorero yatwakiriye tukigurira imiryango. Nka mwene data Pastor Steve yakinguriye abari hano, niho basengera. Hari ikigo basengeramo, n'ubuntu batugiriye. Ariko no tubafite iki, tubafitiye umwenda. Tugomba kwera imbuto, tugomba kuzura umwuka wera, tugaragaza ko Imana iri kumwe natwe. Harimo abarwayi, harimo abafite ibibazo. Nidufungura ka kaseke tukagapfundura, Imana igakorana natwe, tuzasengera abarwayi bakira mu izina. Nibakira bizagenda bite? Petero na Yohana bagiye mu rusengero bagaguruza cya kimuga, byagenze bite? Abantu barahuruye baza kureba ibyabaye. Petero abona uko abigisha, abantu barakizwa. Ndetse batangira kubabaza ngo n'imbaraga ki n'izina ki yabasha gukora ibigibi. Atangira kubigira ati ni Yesu umwana w'Imana, wa wundi mwatanze mukamwicisha, yarazutse ari mu ijuru, yasutse imbaraga, umwuka wera niwe uri kudukoresha ibi byose mubona. Ubwo rero tukaba tubasaba ngo kandi n'ababifatanya n'ejo, yemwe abari hano Canada n'ahandi, nimufungure igiseke Imana yabatekerereye ngo muzanire aya mahanga. Muzasenga Imana, mwuzure umwuka wera, Imana itume impano yabahaye zisora zivukore, Imana ihabwe icyubahiro muri byose. Turabibasabye, nicyo cyatuzanye kandi twavuze ngo iyi ni intangiriro. Nyabuneka nimugende mucane igicaniro cya Pentekote, ibitangaza bikoreke. Ndetse n'abanyamadini bari mubaza amadini yindi nk'abo mwaje no gusura, nabo abagaje gusura bazabona ibitangaza, nabo bagira bate bababaze nyine. None se Petero na Yohana bigishaga abandi, bigishaga ab'idini rya Kiyahudi ryari rishaje, bazi ko ari bakorera Imana bonyine. Ba Sawuli bagitema amatwi ngo baravuga Imana irabyara, Imana ibyara ite? Ariko nyuma baje gukizwa, babizera umwami Yesu bamwe. Namwe rero muzabwiriza amatorero yatwakiriye, nabo bongere babone izindi mbaraga, kuko abenshi basa n'abasinziriye. Ni ugukangura, ariko nimufungure igiseke cyanyu, hanyuma Imana igaragaza ibitangaza. Hanyuma rero nifuza ko dusoma amagambo
ari muri Ezekiyeli 22 twihuse ntabwo mvuga menshi kuko abantu bafite ingendo. Imana yigeze kujibabara ikababara kubera ubwoko yari yaratoranije ngo bwitirwe izina ryayo. Abisirayeli bwari ubwoko bw'Imana buvuye kuri Aburahamu. Imana yabaye ndashaka ubwoko rero bwari Abisirayeli. Kandi tubisoma twibuka ko ibi byandikiwe kugira ngo bitubere akabarore, bitwigishe kandi biduhugure twebwe abo mu minsi iheruka iyindi. Tubisoma twumve rero ibintu byabagaho haba mu kijyanye n'amatorero yacu n'ibihugu byacu ko bimeze muri iyi minsi ya none. Ese hari itandukaniro rigaragara? Ezekiyeli 22 turera ku murongo wa 23 turihuta. Baravuga ku bahanuzi muze kureba ibikoreka muri iyi minsi n'iwanyu kuri za Zoom n'ibindi. Muze kureba abatambyi ari wa pastor n'abandi, muze kubarebaho. Murebe n'abategetsi b'igihugu, haba muze kureba n'abaturage. Imana iravugaho hano kandi bagaye. Musome twumve. Nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, ukibwira uti ni igihugu, uri igihugu kitabonejwe, kitavuye imvura ku munsi w'uburakari bukaze. Abahanuzi bacyo bakigiriyemo ubugambanyi, nk'uko intare itontoma igiye mu muhigo. Bamize ubugingo bw'abantu, ubutunzi n'ibintu by'igiciro cyinshi barabitwaye, bapfakaje benshi muri cyo. Ubu ni abahanuzi. Abatambyi nabo ari bo bapasitori bacyo bishe amategeko yanjye ku rugomo, banziruriye ibintu byanjye byera. Ntibashyize itandukaniro hagati y'ibyera n'ibitejejwe, ntibamenyesheje abantu gutandukanya ibyanduye n'ibitanduye. Kandi n'amasabato yanjye barayirengagije, bazasuzugurirwa muri bo. Ibikomagoma rero nabyo n'abategetsi, ibikomagoma byo muri bo bimeze nk'amasega agiye mu muhigo, bivusha amaraso bikarimbura ubugingo bw'abantu kugira ngo bibonere indamu y'uburiganya. Abahanuzi bakagaruka nabo bahomesheje ishwaga ridakomeye, bakabona iyerekwa ry'ibinyoma kandi bakahanurira ibinyoma bavuga bati, ukundi k'Uwiteka umwami w'Uwiteka yavuze, kandi Uwiteka ntacyo yavuze. Abantu b'abaturage rero nabo nko mu gihugu bagize urugomo, bakajya bambura ndetse bakagira nabi abakene n'indushyi, n'uwigendera bakamurenganya. Urumva niko igihugu cyari cyarashize. Rwa 30 kandi nashatse umuntu muri bo wasa n'inkike, guhagarara imbere yanjye mu cyuho, hagarariye igihugu kugira ngo ntakirimbura, ariko ntawe nabonye. Icyo cyatumye basukaho uburakari bwanjye bukaze, bakongeresha umuriro w'umujinya wanjye, maze imigenzereze yabo nyireza ku mitwe yabo, niko umwami w'Uwiteka avuga. Ni ishusho y'ubwoko bwa mbere bw'Uwiteka. Abisirayeli bitiriwe ubwoko bw'Imana, bwasimbuwe n'itorero mu gihe cya none. Itorero naryo nituvuga ubwoko bw'Imana tubaza kuvuga n'itorero kimwe nabyo, uretse ko amasezerano ataramwe. Abisirayeli amasezerano yabo baracyakomeje, nubwo bagisinziriye bameze nabi, ariko bazongera bibukwe. Ariko natwe rero twumve ngo ibi biratureba. Abahanuzi b'ibinyoma baradutse benshi, murabizi. Ntabwo renda kwivuga. Hari navuga ngo bohereza amafaranga tubasengere, tujya ku misozi tubasengere. Yemwe bari muri Canada, muri Amerika mufite amahera, nimuyohereze iwacu tujya ku misozi kubasengera, Imana ibahumugije. Ibyo murabikora turabizi. Abahanuzi b'ibinyoma, abatambyi nabo umurimo w'Imana barawirengagije. Hari aho twahoze tubiganiraho, bishe umurimo w'Imana. Ubu ntabwo bagikorera Imana. Amasabato, imirimo y'Imana, ko atandukanye ibyera n'ibitejejwe, ibyo byose barabiretse. Ni kimwe n'abakera. Imana irarakara cyane. None se mufite umurimo wo gusengera bino, ariko musengera nabo mwasize. Noneho ngo n'abaturage rero nabo biroshemo, n'abaturage kurenganya abantu n'iki byose, abakene n'indushyi, noneho n'abigendera ubwabo bakababwirira nabi. Ibyo ni ibintu biteye ubwoba byabayeho. Imana yari batera umugongo ngo ishaka umuntu muri bo wasa n'inkike, ngo ahagarare mu cyuho, ahagarariye igihugu, ngo abura n'umwe. Uwiteka abura n'umwe. Bene data, Imana irabashaka, irabashaka. Ntabwo yabazaniye hano ubusa,
irashaka ko mukoresha impano mufite muri mwebwe kandi ishaka kuba ikazongera ikazeza ikazitunganya kugira ngo muyikorere abantu bose mu bihugu byagiyemo bamenye ko Uwiteka ari Imana. Twarebye ba Yosefu, twabonye ba Daniyeli bahejeje Imana icyubahiro mu Egiputa, igihugu cyahishuriraga umwijima, abandi bajya i Babuloni, igihugu gishushanya nacyo umwijima, ariko Imana igakoresha imirimo y'ibitangaza. Ahandi rero ba Yahudi bo batambyi n'abahanuzi n'ibindi Imana ikoresha ba Petero na Yohana bahagurutse ikimuga ngo nigihaguruka kigahaguruka, bariyigisha barabisobanura. Bene data rero ibyo nibyo nashaka mumenya. Imana irashaka kudukoresha mu by'ukuri, ariko biradusaba iki? Kwezwa. Twongera twihane, twongera twisuzume, twihane, tujye hasi dupfukame, dusabe Imana imbaraga nshya, itwuzuze Umwuka Wera, tuyikorere umurimo mu gihe cya none. Birashoboka kandi usizera azabibona, utazizera nyine azihombera. Ezekiel 36 uko amasaha yashize. Ezekiel 36 no turasoma wenda amagambo makeya, ariko Imana yaje kwibuka ririya toro rya mbere ryo mu butari bo Abisirayeli, irabibuka ariko se ko ntazabareka nzabigenzane biti nzabagarukaho, basi ngiye kubagarukaho. Bana twari kuhera haruguru, ariko reka duhere kuri mirongo Yahudi mu batambyi n'abahanuzi n'ibindi Imana ikoresha ba Petero na Yohana bahagurutse ikimuga ngo nigihaguruka kigahaguruka, bariyigisha barabisobanura. Bene data rero ibyo nibyo nashaka mumenya. Imana irashaka kudukoresha mu by'ukuri, ariko biradusaba iki? Kwezwa. Twongera twihane, twongera twisuzume, twihane, tujye hasi dupfukame, dusabe Imana imbaraga nshya, itwuzuze Umwuka Wera, tuyikorere umurimo mu gihe cya none. Birashoboka kandi usizera azabibona, utazizera nyine azihombera. Ezekiel 36 uko amasaha yashize. Ezekiel 36 no turasoma wenda amagambo makeya, ariko Imana yaje kwibuka ririya toro rya mbere ryo mu butari bo Abisirayeli, irabibuka ariko se ko ntazabareka nzabigenzane biti nzabagarukaho, basi ngiye kubagarukaho. Bana twari kuhera haruguru, ariko reka duhere kuri mirongo 22 basi, ariko n'ibindi muza kubisoma mugeze mu rugo. Nuko rero ubwira ab'inzu ya Isirayeli uti, nimwumve ko Umwami Uwiteka avuga ngo, si ku bwanyu nzabikora mw'ab'inzu ya Isirayeli mwe, ahubwo ni ku bw'izina ryanjye ryera iryo mwaziruriye mu mahanga mwagiyemo, kandi nzubahiriza izina ryanjye rikomeye iryaziruriwe mu mahanga ari mwe mwariziruye, maze amahanga azamenye yuko ndi Uwiteka ubwo nziyerekana muri mwe imbere yabo ko ndi uwera. Niko Umwami Uwiteka avuga. Nuko nzabavana mu mahanga bakwandize hamwe mbakuye mu bihugu byose, bare nzabageza mu gihugu cyanyu bwite, nzabayangiza w'amazi meza, maze muzatungana, bakureho imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose. Nzabaha umutima mushya, bashyiremo umwuka mushya, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, bashyiremo umutima woroshye, kandi nzabashyiramo umwuka wanjye, ntume mugendera mu mateka yanjye, mugakomeza n'amategeko yanjye mukayasohoza. Muzibera mu gihugu nahaye ba sokuruza, kandi muzaba ubwoko bwanjye, nanjye mbe Imana yanyu. Iyo ni Imana yacu rero itanga isezerano kuri buriya bwoko ngo kuko mwitiriwe izina ryanjye kubera Aburahamu, nzi ko ari izina ry'igiciro cyinshi cyane, none amahanga y'abajyanye iwabo abanyagano n'ibindi yarabasuzuguye, arabatuka ngo ya Mana yabo se ngo yakoze iki, ngo ya misozi yabo basangiragaho ngo twayikandagiyemo turayigarura, insengero zabo twarazishenye, ubwo se bamaze iki? Imana yabo iri hehe? Babirataho. Imana iti birakabije, nanjye ndababaye, ndababaye Uwiteka, ndababaye, barandukira ubwoko, ariko cyane cyane izina ryanjye, nubwo bari abaturage b'Abayuda b'Abisirayeli aribo baritukishije, ariko n'izina ryanjye batuka izina ryanjye ryera, nigomba guhabwa icyubahiro. Imana irahaguruka rero iti, noneho ngiye kubagarura, mugarura mu gihugu cyanyu,
zabuhagira bakuraho imyanda yose ibigirwamana byandi byose bibakureho nongere bagire ubwoko bwiza amahanga bibona yuko nabagiriye neza zabuhagira babaraho imyanda yanyu yose zabaha umutima udakomeye nk'uwibuye kandi mbashyiremo n'umwuka wanjye wera maze mu nkorere mu myinshi icyubahiro ariyo amahanga yanukaga agatuka izina ryanjye kubera mwebwe akansuzugura azamenye ko noneho niyeresha icyubahiro muri mwebwe ariko si ku bwanyu mbikoze kuko ntabwo naribuye kubikora ariko ni ku bw'izina ryanjye ryera ngiye kubabarira rero noneho nikorera ibitangaza imana urumva ukuntu iri mu kuvuga twebwe bavuye iriya rero yaduhaye ya misiyo bavuze barayiduhaye imana yariduhaye ndabajyanye barihiye amatike ndabahetse bajyanye muri Amerika bajyanye muri Canada bajyanye mu Buraya ariko nimugende mu nkorere mugende mu nyamamazi nimugende mu mvuge kandi ntimuzatinye turi abanyantege nke ko tutazi n'indimi ko nta mafaranga ntabwo ari byo imana ishaka twarebye ejo ukuntu yakoresheje Gediyoni harabibonye ejo n'ingabire zimwambura imwambura n'ibitwaro ariko anesha urugamba namwe irashaka kubakoresha mwivuga ngo turabaswa ngo ntitwize nimuhagurutse ikimuga mugakitsengera umuntu urwaye diyabete agakira bakabibona ibyo ni ibiki muti ni Yesu Kristo ubikoze muri twebwe kuko umwuka wera yaduhaye bene data rero nimuhaguruke mwongere mwenyegeze umuro wa Pentekote ruriya rubyiruko rwacu urabona rufite igihe kizaza cyiza ariko bakwiye kubanza kugira gute namwe kandi nuko twavuze ngo tugende muhaguruke ngo mugende hoya ntabwo ari byo n'intumwa zituma Yesu azibwira aravuga ati ariko mubanze mutegerereze hehe Yerusalemu mubanze mwambikwe imbaraga zivuye mu ijuru niho muzagenda mukabagabo nyabagabo kumpamya muhereye Yerusalemu Yudaya yose Samariya no kwiza kumira y'isi ntabwo ari gupfa kugenda nimubanze mucane igicaniro cya Pentekote muhuze umutima mwihananeho musabane imbabazi maze mupfukame musabe Imana soka imbaraga z'umwuka wera tukugendere kandi Imana iriteguye kubakorera ibitangaza kugira ngo mukorere Imana muranyumvise mugiye kubikora abo muri Canada mwatangiye umurimo turi kugendana ariko mwubake ku rufatiro ruzima so gupfa kubaka recording in progress ko muri batatu mwatangiye umurimo tubona mukundana koko mutaryarjana mwadashaka icyubahiro cy'undi ngo ashaka icyubahiro cye usanga intama mwazitatanije uyu ni uwanjye uriya ni uwakanaka ibyo ntitubishaka turashaka ubumwe bw'abana b'Imana ubumwe bw'abakozi buzuye imbaraga n'urukundo rw'Imana nimukorere Imana neza uko bikwiriye aha naje muri 2017 hano nibyo pastor 2017 dutangiza umurimo hamwe n'abantu bava ngo barakundana Udiyako ntabwo ambera umugabo nuko nigeze kwanga muri na innocent muvuga butumwa ariko nyuma yaho byageze bite umwe ashaka icyubahiro cye undi ashaka icyubahiro cye hakaba navuga ngo abiwacu ngo nimuze twigendere umva nawe Imana igira amoko n'uturere Imana yacu byaho bwakabira gahinduka icyaremwe gisha ibya kera byose biba bishize tugahinduka ibyaremwe bishya twabana b'Imana bene data ibyo abosha ntimukabyemere uzwaye nabosha abandi ngo ntimujye mu rusengera ngo ntimujye ngo hariyo kanaka ibyo ni ibiki ijambo ry'Imana ni ijambo ry'Imana uzakosha ntuzamwemere ngwino usanga Imana ikugire neza reka ndagira ahangaha arabashaka kugenda ntabwo ushaka kurundugura byinshi babivuze mwakoze abambanjirije mwese mwavuze ibintu byiza byubaka itorero kandi bijya kudufasha hanyuma rero mwarimu John araza guha abayobozi banyu link ya Zoom bakoresha mureke dufatanye namwe ni mudutumira kandi numvise arizo namubifite tuzaza kandi nabo bazamperekeza ngo babibonye aho ngiye muri Amerika nabibonye ntabazongera kumbeshya ikindi bafunguye ngo rega mwababonye abo muri Canada nabo muri Maryland n'ahandi hose nimudutumira muri Arizona bazamperekeza muzategure aho turyama hanyuma tuza tunezerwe namwe murako babibemereye bakombye mu mashyi babibemereye ariko namwe tubasabe
nimuhumure itike yanyu maza turebere ko igura kuva Arizona ijya Montreal si kimwe se no kuza hano iki hafi kimwe namwe niba batumira rero babatumira mu itorero ryabo muzafatira igenge mu cyenda bavuga ubutumwa muri Canada hanyuma mugaruke Arizona Imana izabahumugisha tugiye gusenga Imana ariko rwose njye mbasaba musabe ibintu by'ingirakamaro mujye musenga Imana mwibego nujya kurya udafite ubwanjye uhagije ujye sabote ubyezo bihumugisha ariko ujyambike n'imbaraga z'umwuka wera Mana ariko imbaraga ntizikaburemo z'umwuka wera ugiye kuryama ugiye mu ruge cyusaba imbaraga z'umwuka wera kandi muzamura ibintu bizaba byiza kandi ndarabikunze nubwo nari ndi umunyantege nkeya ariko nibyo nabonye Imana ikora kandi ikabisohoza nongeye ndangize shimira mwene data Steve mwaramubonye mwose mwabonye umunsi wa mbere kubana kugeza nimugoroba n'uyu munsi kubana kugeza dufunze gusa uriya mugabo bamufata nk'umuntu ufite uruhu rwera Imana imuhe umugisha kandi azadushimira itorero rye batwakiriye neza twinjiyemo ba urukundo bafite n'igitangaza badusha umugisha kandi azadushimira itorero no mu bice 8 umwuka we itorero ahubwo barambye ngo ni presbyterienne ndavuga nto yaniri wenda nibashaka bazargite presbyterienne Pentecote kuko yuzuye umwuka we ifite n'umwigisha mwijabura Imana yari bahumugisha mwese twarabashimiye baririmbyi bacu Imana ibahumugisha turirimba igice cy'indirimbo kimwe 149 ndangiza dusenge 149 igice giheruka ngo kandi uko ikunda umwana wayo niko nanjye inkunda ntakwiriye haleluya Imana iduhe umugisha narumugome nugwiba Yesu bambabirwe ku musaraba ubo yacugu shayo baraso batuzaniye muri Canada Maryland warabazanye Indiana urabazana hirya no hino n'abahano Michigan n'abahano Kentucky Yesu ushimwe batugiriye neza turagushimiye turaguhimbaje waduhanye umugisha watugiriye neza ndagushimiye wowe ukurikiranye ijambo ry'Imana kandi nkwifurije guhembuka mu buryo bw'umwuka ndetse ukubakika kandi nawe muri iki gihe cya none ukubaka abandi. Reka ngusabe rero
ukore subscribe, ukore share, ukore like ndetse na comment. Tuba twifuza ibitekerezo byanyu ndetse inama zanyu. Imana ijyeho umugisha, ubutumwa bwiza bugere hose, nawe ujye ugira intego yo kugira abantu usangiza ijambo ry'Imana bumvishe kugira ngo nabo bahembuke. Reka rero dusoze tukubwira ngo ni ukuri, niba utari wakora subscribe yikore. Ijambo ry'Imana ni ryera, ni ryiza. Kuri uyu munsi w'icyumweru, Imana ikubake kandi guhembure, ikurwanyirira intambara iz'abantu bazi n'izo batazi. Njya mbwira abantu ngo iyo umaze guhembuka nawe uba ukwiye guhembura abandi, nicyo Imana yadushyiriyeho. Reka nkubwire ngo kandi uhumure, ntuterwe ubwoba n'ibihe. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Hari igihe rero nawe uzacana wake ugashima Imana mu bantu, ukabwira abantu imirimo y'Imana. Reka nkubwire ngo komera kandi ushikame, urwane intambara nziza. Imana iduhana umugisha kubw'uyu munsi, kubw'iri teraniro, kubw'ijambo ry'Imana no kubw'impuguro z'umushumba. Imana iduhana umugisha. Reka mbabwire ngo mugubwe neza, ibihe byiza. Imana ibubake mwebwe ubwanyu n'imiryango yanyu, mu izina rya Yesu, amen. Shalom, shalom.